90% nta basore bajya babasha kwakira ibyo bintu. Ahita akubwira ati iyo ndasi yanjye baga wifashe, ibyo ni ibyawe, ibyo si ibyanjye. Hari igihe umuhamagara akakwihorera, hari igihe akwitaba ariko ntaguha agaciro, hari igihe ahita akuboroka, hari igihe yimuka aho wari umuzi. Mbega hanini abahungu hari utuntu twinshi bakora ariko tugaragaza yuko atakigukeneye mu buzima bwe. Hari n'igihe akubwira ngo iyo ndayikuremo. Mana Data wa twese, ndagushimye kongeye kunyemerera kugira icyo mvuga, kandi ndagushimiye ku bw'aka kanya umpaye. Mana, nkweretse iki kiganiro ngiye kugira, nkweretse abanyarwanda bagiye kucyumva, nkweretse ingeri zitandukanye zigiye kucyumva. Ndagusabye ngo abo bantu bose ni wowe ubazi, uhaze kwifuza kwabo bagirire neza, umugisha wawe ubabeho. Nyemerera rero Mwami mwiza, uyu mwanya wose ibyo tugiye kuvuga bigirira abanyarwanda umumaro, kandi bigira aho bibakura naho bibageza. Urakoze, ushimwe kubyumvishe, nanjye bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Arine 250, mbahaye ikaze n'ukuri. Abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali ndabasuhuje cyane. Abari hanze y'igihugu cyacu, abari muri Afrika ndetse n'abari mu bihugu bya kure, namwe ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, murabizi tuba tubategurira ibintu byiza bifitiye umumaro abanyarwanda, bifitiye umumaro buri wese wadukurikirana. Uyu munsi rero nkaba nabazaniye ingingo nziza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku basingomada. Aba bantu rero uyu munsi icyo nshaka ko tubavugaho, ndagira ngo twongere twibuke abasingomada ni bantu ki. Niturangiza twongere twumve yuko ari abantu bo kubahwa. Impamvu mbabwira ngo ni abantu bo kubahwa ndayibabwira. Nkuko njya mbabwira ngo umwana w'umukobwa nkunda kumuvugaho cyane, hari impamvu muvugaho. Uyu munsi niyo mpamvu mvuze ngo mvuge ku basingomada. Abana b'abakobwa ni ababyeyi b'ejo hazaza b'u Rwanda. Ariko kuri uyu munsi njya nkunda kubabwira ibiganiro byo ku bana b'abakobwa, kwirinda, kwifata ibintu bitandukanye. Ariko nanone hari ukuntu abana b'abakobwa cyangwa umwana w'umukobwa akundana n'umuhungu, bamara gukundana umukobwa azi nyine ngo uwo muntu barakundana koko. Ejo cyangwa ejo bundi cyangwa uko iminsi ishize, ugasanga habayeho kuryamana kw'abo bana b'abakobwa ndetse n'abo bahungu, cyangwa se kw'abo basore n'abo bakobwa b'inshuti zabo. Baryamana bakundanye ndetse banishimye cyane. Yewe umuhungu abanakubwira ati rwose ndagukunda, ntago nakubabaza, ntago nagira iki. 90% nta basore bajya babasha kwakira ibyo bintu. Ahita akubwira ati iyo ndasi yanjye baga wifashe, ibyo ni ibyawe, ibyo si ibyanjye. Hari igihe umuhamagara akakwihorera, hari igihe akwitaba ariko ntaguha agaciro, hari igihe ahita akuboroka, hari igihe yimuka aho wari umuzi. Mbega hanini abahungu hari utuntu twinshi bakora ariko tugaragaza yuko atakigukeneye mu buzima bwe. Hari n'igihe akubwira ngo iyo ndayikuremo, akakubwira ati rwose siniteguye ngiye kuba umugabo, twabikoze twishimisha, ariko ibintu byo kuvuga ngo uratwite ejo bundi ubyare njyane mu nshingano zo kuba umugabo, ntago ndi tayari rwose. Akakubwira ati ahubwo n'amafaranga ndayaguha ariko iyo nda uyikuremo. Rero hari igihe hari abakobwa b'intwari rwose, nanabashimire abakobwa babasha kwihanganira ibyo bintu. Ni bake si benshi, ni bake,
babasha kubyakira bo bakemera gutwita nubwo umuhungu yabanze bakemera gutwita bakabyara kandi bakita ku bana babo. Ikintu cy'ubutwari cyane rwose aho muri hose muri abantu b'abagabo cyane. Rero aba bana b'abakobwa hari igihe iyo bamaze kubyara societe nyarwanda cyangwa babareba cyangwa se mwabasore mwe namwe cyangwa se abagabo cyangwa se ababyeyi hari igihe bashaka kubafata nk'abantu batagifite agaciro bagashaka kubapfobya bagashaka kubasuzugura bagashaka kubereka yuko nta kintu bakimaze ibintu nk'ibyo. Ariko nagira ngo mbabwire yuko abasingwa mada n'abantu bo kubahwa. Ibaze nawe kugira ngo umuntu agutera inda akubwira ati njyewe iyo ndayikuremo, akubwira ati njyewe uwo mwana si uwanjye abizi ko mwaryamanye, akubwira ati njyewe baga wifashe. Ubu hari abakobwa benshi abasingwa mada benshi bafite ibikomere nk'ibyo, ariko nubwo babifite nagira ngo mbabwire ngo mwabakobwa mwe muri abantu b'abagabo cyane, muri intwari cyane. Niyo mpamvu ngira ngo mbwire societe ntihakagira umuntu basuzugura. Mwemeye gufata inshingano, mwemera kwakira. Niyo mpamvu ahubwo muri abantu bakomeye cyane. Niyo mpamvu mbwira na societe yakagombye kububaha, yakagombye ikindi kijya kibaho. Hari ukuntu nyine bagutesha agaciro bakumva nta kintu kimaze, no mu miryango bakumva wataye agaciro, bakumva nta kintu uzabamarira. Ariko umva mbabwire, hari ijambo riba muri Yobu rivuga ngo haracyari ibyiringiro yuko naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Uyu mukobwa nubwo aba yaratsikiye, kandi gutsikira nta udatsikira, namwe mwabasore mwe buriya kuba bakibafitemo icyizere si uko mutatsikiye ahubwo nuko ibyanyu bitagaragara. Ariko uyu mukobwa icyubahiro cyiwe aracyagifite. Isaha n'isaha yagutungura, isaha n'isaha yakubaka urugo rwiza, isaha n'isaha yagira umuryango mwiza. Turababona benshi cyane bubaka ingo kandi zigakomera, bakora ubukwe kandi n'ukuri bikagenda neza, bakarwubaka neza. Rero kuba ari single mother ntago bivuze ngo umusuzugure, kuba ari single mother ntago bivuze ngo umutesha agaciro, ntago bivuze ngo ubone yuko ibye byarangiye. Oya, ahubwo wowe umutesha agaciro ni wowe uciriritse, haba mu mitekerereze yawe uraciriritse. Niyo mpamvu ubuzima bwiwe abakibufite kandi ibyiza abagifite amahirwe yo kubibona. Nkubwira ngo nimba umuzi umusingo mada, jya umwubaha, kandi ujya umwubaha cyane, nukamwubahe buhoro. Jya umwubaha cyane kuko afite imbaraga zirenze izo wowe ufite. Byonyine kwakira izo nshingano ni ibintu biba bikomeye cyane. Rero rwose abasingo mada aho muri hose, njyewe rwose ndabashima, muri abantu b'abagabo cyane, kandi n'ukuri Imana izagikomeza ibashyigikire ibagirire neza, kandi muzaba abantu bakomeye, abana banyu bazaba abantu bakomeye, kandi imigisha y'Imana iracyari ku buzima bwanyu, imigisha y'Imana iracyabagendaho, imigisha y'Imana iracyari aho munyuze hose, imigisha y'Imana iracyabashakisha. Icyo mbasaba ni ugukomeza kwiha agaciro, mukamenya icyo mushaka mukakiharanira, mukamenya aho mwifuza kugera mukahaharanira ku buryo nta wabasuzugura. Agaciro abantu batababonamo mukihe, nimumara kukiha n'abandi bazakababonamo, kandi imigisha y'Imana ikomeza ibomera. Ndabashimiye cyane rero, ndabashimiye cyane nshuti mwebwe mukomeza kudukurikirana, nawe wari ukiri kudukurikirana ndagushimye cyane. Mubwira ngo nimba utarakora subscribe uyikore, n'ukuri comment zanyu nazo ndazishima rwose. Imana y'amahoro rero ikomeze kubagirira neza. Reka dushime Imana
kandi nukuri Imana ikomeze haze kwifuza kwanyu. Mana data wa twese turagushimye, tugushimiye kubw'iki kiganiro gitambutse, kweretse abasingo madaho bari hose. Mana ukomeze kubagirira neza, kandi ibyo wagambiriye ku buzima bwabo ukomeze ubikore kuko uri Imana itajya yivuguruza, kandi ukomeze ubikore kuko uri Imana itazabura kubagirira neza. Ubateze intambwe, ubakure ku rwego rumwe ubashyire ku rundi. Imigisha yawe Kristo ibomeho, kandi n'abanyarwanda bose ubaha umugisha, uhaze kwifuza kwabo kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze byose tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen.